Uyu munsi ugiye kwigira hamwe isomo rijyanye n'agakuru kagufi k'ibiguruka bibiri. Igihe kimwe igisiga cy'ikihanduzacumu cyicaye ku mugongo wa kagoma. Byari biri mu kirere. Kirangije kidwinga umunwa wacyo ku ijosi rya kagoma. Kagoma yari ibonye ibibaye, yatunguwe n'ukuntu igisiga kitinyutse. Ariko kubera ko yari yizeye, iracyihorera, yanga gutakaza umwanya n'imbaraga zayo ihangana nacyo. Ahubwo ifungura amababa yayo, itangira kuguruka igana mu bushorishori. Uko kagoma yagurukaga igera kure, niko igisiga cyari kiri ku mugongo cyagorwaga no guhumeka. Kagoma yaracyihoreye, irakomeza izamuka mu bicu. Uko izamuka, igisiga kikagenda kigorwa no guhumeka. Biza kurangira kinaniwe burundu, kirekura kagoma, kirahubuka, kirahwera kubwo kubura umwuka uhagije wo guhumeka. Cyane ko muri icyo kirere kagoma yagurutse ikagera, igisiga nibwo bwa mbere cyari kihageze. Mu gihe kagoma yo yahageraga buri gihe, yaramenyereye ikirere cyaho. Aka gakuru rero nubwo ari kagufi, karimo isomo rikomeye ry'ubuzima. Kagoma isobanura wowe, igisiga kigasobanura ibikurwanya, inzitizi, ibibazo, ingorane, abanzi n'ibindi byose bishobora kugusubiza hasi. Ugomba kwiyubaka ku buryo wizera ukamera nka kagoma, itagitakaza umwanya wawe n'imbaraga irwana n'ibisiga. Icyo uba usabwa gusa hano ni ugutanga umwitangirizwa, ukageraho ibicantege byose bishaka kugusubiza inyuma bidashobora kwihanganira kuba. Icyo nicyo kintu cyonyine uba usabwa mu bijyanye n'uru rugamba rwo kumera nka kagoma. Icyo gihe rero nta yandi mahitamo biba bifite uretse kumanika amaboko. Kora ku buryo nubwo abantu batagukunda, ariko bazaba bategetswe kubaha ibyo ukora. Ugomba kuba munini kuruta inzitizi zose. Ikintu usabwa rero ni ugutumbagira, ugatumbira intego yawe, ubundi ukaguruka ubudahagarara, ukagera ku rwego za nzitizi uzirebera kure, ukagera aho zitakibasha kugushyikira. Kagoma ntabwo ijya ikora ikosa ryo gutakaza umwanya wayo n'imbaraga ihangana n'ibisiga bishaka kuyitesha igihe. Ikintu ikora ni ukuguruka gusa, ikagera kure aho ibisiga bidashobora kwihanganira. Kandi burya igisiga gitinyutse guhangana na kagoma nuko ntacyo kiba gihomba. Kagoma niyo iba ifite ikintu yahomba. No mu buzima bwa buri munsi, uriya muntu ukurwanya akurwanya kubera ko ntacyo guhomba afite. Akurwanya kubera ko arabona umurenze. Uriya muntu ukurenze nta mwanya yabona wo guhangana nawe. Ahubwo uriya urenze niwe uba ushaka kukumanura. Umuntu ukurwanya nuko uba umurenze iteka ryose. Iyo utakaje imbaraga zawe n'umwanya wawe uhangana nawe, birangira ari wowe wihombeyemo kubera ko we ntacyo ahomba. Ni bya bindi nigeze kubabwira ngo ntugahangane n'abantu babi kubera ko ntacyo guhomba bagira. Iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube yo ikunda umwanda. Ubihomberamo rero ni wowe. Iyo wanduye kandi wanga umwanda, ni wowe uba uhombye. Ingurube yo nta kintu ihomba kubera ko ikunda umwanda. Uwo mwanya umara rero n'imbaraga utakaza uhangana n'abantu babi, wawukoresha uguruka kure, ukagera mu bushorishori aho abantu babi badashobora kwihanganira kuba. Hari n'uwigeze kuvuga ari gutebya, ashaka kubigereranya na kuriya imbwa zimoka, ngo nta kintu wageraho mu gihe buri mbwa yose imotse. Birangira uyiteye ibuye. Birangira uhugiye mu gutera imbwa amabuye, ugasanga bukwiriyeho utageze iyo ujya. Ntabwo ariko buri mbwa yose imoka iba iryana. Inyinshi no mu zimoka cyane burya ntabwo ziryana, ni ugukanga gusa. Umwanya n'imbaraga utakaza rero uhangana n'abantu babi, uhangana n'inzitizi zitari ngombwa, wawukoresha wiyubaka, ugera aho badashobora kwihanganira kuba, cyangwa se ugera aho izo nzitizi zidashobora kwihanganira kugera. Ni isomo rikomeye cyane twakwigira kuri kano gakuru, kandi rishobora kuba ryadufasha mu buzima bwa buri munsi.